ati ni ugutera ibuye rimwe mwica inyoni ebyiri icyarimwe. Yesa, reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru aba agezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Chris Easy ukomeje imyiteguro yo kwerekeza i Burayi aho afite ibitaramo bitandukanye, yahamije ko yiteguye gufatirayo amashusho y'indirimbo ze ku buryo mu gihe azaba ashoje ibyo gutarama abakunzi be bazabona ibihangano bishya azaba yakoreye ikota Masimbi. Wow, reka mvuga ati wow, congratulations kuri Chris Easy. Murumva agiye gukora ibitaramo ariko ngazaza adutamo ngo imizigo ya danje, kuko azafatirayo n'amaklipe, amashusho. So ni ikintu kidasanzwe, ni great achievement. Chris Easy yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'Igihe ubwo yarabajijwe aho ageze imyiteguro yo kujya gutaramira i Burayi, aho ateganya kuzabihera mu Bubiligi ku itariki 14 Ukuboza uyu mwaka wa 2024. So murumva nejo bundi guys, kuko uyu munsi ni itariki 6 kuri 14 nejo bundi. Aha rero Chris Easy akaba yagize ati ni imyiteguro yo irakomeje, mu minsi mike ndaba nerekeye yo. So ibijyanye no gutarama byo rwose nditeguye, ahubwo ubu navuga ko nari maze iminsi mu kureba uko nazavayo, hari zimwe mu ndirimbo zanjye mfatiyeyo amashusho. Wow! So Chris Easy yavuze ko amaze iminsi aganira n'abazamufasha mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo ze mu gihugu azaba ari mu gihe azaba ari kuri uriya mugabane w'i Burayi ari gutaramirayo. Chris Easy abifashijwemo na sosiyete yitwa Team Production isanzwe itegura ibitaramo by'abahanzi i Burayi, agiye gukora ibitaramo bizazenguruka ibihugu bitandukanye, azatangirira mu Bubiligi. N'ibitaramo kugeza maginga ya Chris Easy yamaze kwemeza ko azatangirira mu Bubiligi ku itariki 14 Ukuboza uyu mwaka turimo wa 2024, mbere y'uko yerekeza mu bindi bihugu nk'Ubufaransa, Polonye n'ahandi hatandukanye. So bakomeje ibiganiro n'ibitaramo Chris Easy agiye gukora nyuma yo gusohora indirimbo yise Samborera, iri mu zigezweho cyane muri iyi minsi. Ni ikintu kidasanzwe. Urumva Chris Easy afite akazi kenshi cyane muri iyi minsi, afite akazi kenshi, kuko nkeka ko kuzenguruka ibihugu nk'ibyo byose byo mu Burayi ni ikintu kidasanzwe, biri gupresenta aho umuziki wacu w'u Rwanda ugeze. Ngira ngo musigaye mubibona, abahanzi benshi nyarwanda basigaye kabisa ku ruhando mpuzamahanga batumirwa mu bitaramo bitandukanye. Ngira ngo murabizi ba Bruce Melody, bande ba Israel Mbonyi, ba Meddy, bamaze igihe kinini bakorera ibitaramo muri za Vancouver, za Plandi, mu bihugu bitandukanye n'imijyi nka Paris n'indi itandukanye cyane. So ni ikintu kidasanzwe, u Rwanda rumaze kubaka iyindi shusho idasanzwe ku ruhando mpuzamahanga rw'umuziki. So kandi turababwira ko kimwe mu byo abafana n'abakunzi b'umuziki wa Itaha Iwacu Bruce Melody, wamenyekanye nka Bruce Melody nyine, bahora bamwishyuza mu bihe bitandukanye, n'isoko rya album yahinduriye izina mu bihe bitandukanye, bakaba barategereje amaso agahera mu kirere. So reka tuvuge ku by'iyi album ya Bruce Melody nayo ari gutegura gusohora vuba aha. Ni album yatangiye kuvugwa cyane kuva muri Mutarama 2024, ndetse yagiye yigizwa imbere
kugeza ubwo n'izina iyi album yari ifite mbere ryarahinduwe. Bruce Melody yahinduye izina ry'iyi album. Amakuru y'ibanze yavugaga ko iyi album izajya hanze muri Gicurasi 2024 mu mwaka turimo, ariko siko byagenze. Gusa muri kuriya kwezi uyu muhanzi yatangaje ko album ye yaretse kuyita sample, ahubwo ayiha izina rya Colorful Generation. So iyo ugerageje kumva iyi ndirimbo Colorful Generation ya murayizi, wumva ko ayandika yitaye cyane ku kumvikanisha imico y'inzaduka itavugwaho rumwe na benshi muri iki gihe, n'abaryamana bahuje ibitsina ndetse ibibera mu isi y'igihe kinini, nubwo hari ababihimbaza n'abandi babyamaganira kure. So nyuma ya Gicurasi rero 2024 byatangajwe ko iyi album izajya hanze nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se mu Kuboza 2024. So Inyarwanda yabonye amakuru yizewe avuga ko album ya Bruce Melody noneho izajya ku isoko tariki 10 Mutarama 2025. Ni icyemezo yafashe ahanini biturutse mu kuba iyi album ayishyize hanze mu Kuboza uyu mwaka, mu gihe cyo gutanga ibihembo, agashyirwa ku rutonde nka album yasohotse muri 2024 kuko yaba yagiye hanze mu mpera z'umwaka. So guhitamo ko yasohoka muri 2025 yashingiye mu kuba bizaba ari intangiriro z'umwaka, no kuba yaba abategura ibitaramo, ibihembo n'abandi bazakomeza kumva uyu muzingo kugeza ubwo yanashyirwa mu zizahatanira ibihembo runaka. So ni album iriho indirimbo 16 zakozweho n'abaproducer banyuranye, harimo indirimbo yakoranye na Joe Boy yitezeho kuzamufasha cyane kumvikana muri Nigeria. Nyine murabyumva nawe, gukorana na Joe Boy ni ikintu kidasanzwe no mu bindi bice byo mu burengerazuba bwa Afurika. Ubwo rero muri Gicurasi 2024 Bruce Melody yari mu kiganiro na Red Capta cya VOA Africa, yagarutse ku nzira yanyuzemo kugira ngo abashe gukora indirimbo Colorful Generation yitiriye album ye. So nk'uko mubyumva rero, Bruce Melody album ye ntago igisohotse uyu mwaka, yayimuriye n'ubundi muri 2025 dore ku mwaka twawusoje. So ngayo nguko rero amakuru yaragizweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubakunda cyane ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turabashimira ko mubana natwe umunsi ku munsi. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubategurire inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ni kuri Bikorwa Official nk'ibisanzwe. Turabakunda cyane. Bye.